mu gihugu cyane aya mage n'akakanga ni ukuri Bibiliya iravuga ngo kandi abantu bitirirwa izina ryabo nibawuza umutima bakihana ibyaha byabo bagasenga nzumva ni mu ijuru mbababarira ibyaha byabo nkora iki bakize igisubizo cy'iki gihugu cyabo igisubizo cy'izi ntambara zabo itorero rikwiriye kuba rimwira umwami ngo umwami uturenge reka mpagarira ahangaha babwira indirimbo y'itorero tugiye turirimba ngo gushimisha indirimbo niba ari 98 munyabere niba ari asoma ikintu cyo kimwe gusa niba atari 98 n'ijana 98 rero ni 98 oye urabishaka 98 abazaba bakijijwe agarira iyi bishana 98 bayo nari nabonye 98 isana 98 bwabiki urakoze haleluya umwami wacu Yesu musubize wiki niwe tangiriro y'iki itorero yaremye mu mazi wese mu isi yacu no kukiziga ngo tubitorero rye yaguze amaraso mubabare gusoma igice kirepfu kivuga ngo mu byago biritera mu byago biritera iruhurwa origengira iruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza ngo yifuza kuzabona ibyiza byo mu ijuru biriva urugamba rinesheje rwose ariko icya kabiri rikavuga iki igice cyaho cya kabiri kivuga iki itorero ni rimwe mu moko ataramwe ariko musubire ku gice cya gatatu kivuga iki yewe kintu cyazanye ibice muri ryo bikarisuzuguza abatari babo ni mu bishingano y'itorero rishima na shorofu nyamara bera bayo haleluya nyamara bera b'itorero bahora bameze bati bahora bari maso bakora iki babwira umwami byaryo rwase arirengere itorero rishima ni itorero risenya ribwira umwami ibyayo itorero ribereyeho kubera umwami ibyayo ntabwo turebe ntabwo dutabara ntabwo dutabara ubwoko ntabwo dutabara igihugu ntabwo dutabara abana ntabwo dutabara umufasha ntabwo dutabara data ntabwo dutabara isoko ntabwo dutabara bashiki banyu ntabwo dutabara itorero ry'Imana rishinga ribaho risenga nimara ko nagize umwanya wose mbabwira gusenga ibyo byose twize rwose biriya bigoroba ku ejo iyo tudasenga bizevapora biguke ariko nidusenga bizabyara itorero rishima ribaho risenga kandi ryuzuye ubwuka Imana ibahugusha ku ijambo ryawe nashatse kuba mu buzima bw'itorero rishima itorero risenga Imana ibahugusha agashoje yanezerewe cyane kandi ngo kubabwira ngo kwahe asukuri kabisa ndabanagije ariko ndashima Imana ko ibi ngibyo ntabwo bizagera ijambo rihora mu mitima yacu Dawidi yaravuze ngo ndabikiye ijambo ryawe mu mitima ni kugira ngo mutima itorero rishima itorero risenga kaza kubasezerana mu masasi kandi babwira icyo amasengesho y'amariye ko n'abana bose baza kubasezerana babwira icyo amasengesho y'amariye n'aka gasura mureba n'ubu ntibashe kuvuga ijambo ry'Imana amasengesho atuma umuntu abaho amasengesho
atuma umuntu yubaha Imana. Amasengesho atuma umuntu anesha ibyaha. Amasengesho atuma umuntu anesha ibyaha. Amasengesho atuma umuntu yishima atarimo kwishima. Amasengesho atuma umuntu akunda abanzi be. Amasengesho atuma umuntu ababarira bamugiriye nabi. Amasengesho atuma umupfakazi yishima ngo wabyaye karindwi. Amasengesho atuma umuntu utagira inshingano mu itorero amenya ko azifite. Amasengesho atuma umuntu aba mu gihugu cy'abandi ari impunzi aturuka ku ijuru. Amasengesho nibwo buzima. Baracyakunda gusenga. Gusenga ni priorite mu buzima bw'itorero. Iyo murakoze Imana bene data twongere dusubire mu mwanya wo gusenga. Iyo umuntu asenga ntabwo ibintu ajya bimenyera ahubwo bihora ari bishyashya. Iyo umuntu ari muri korari agasenga iteka ryose ahora ari bishyashya. Gusenga bituma ubuzima buba bushya ugahora imbere, kandi gusenga bitera inyota yo gusenga. Barasibiye sa ngo gusenga bitera iki? Inyota yo gusenga. Iyo umuntu asenga agira inyota yo gusenga, wasenga cyane inyota ikarushaho kuba nyinshi. Ariko iyo udasenga nta nyota ahubwo urapfa. Gusenga bitera inyota yo gusenga. Uko usenga ni kugira inyota yo gusenga, uko usenga ni kugira inyota yo gukora Imana. Imana ni umugisha ku bwa Yesu. Abantu bumva twasenga